Reka nongere mbahe ikaze mwebwe tubana umunsi ku wundi hano kuri Asafu Cinema, mbibutsa no gukora subscribe niba utarayikora, ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere ngo uhaye ikaze. Njye ndi Asafu Obi, like, share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Inkuru yacu itangiranye n'umugabo uri kuri telefone asa nkaho ari gupanga ibintu bya business. Ubwo yari ahagaze aho ngaho hafi ya parikingi, bigaragara rwose ko yari agiye nko mu kazi. Gusa inyuma ye hari undi mugabo usa nkaho adashaka kwigaragaza neza isura, ariko usa nkaho ari kuzirika igikapu umugabo yari ateruye kuko yari arangariye kuri telefone. Ubwo wa mugabo yari afite za ngufuri zimwe bakunda gufungisha ahantu cyane cyane nko ku magare. Arangije afata iyo ngufuri ayizirika mu gikapu umugabo yari afite, arangije azirika ku kuma kari kari aho ngaho. Ubwo yamaze kuyifunga, arangije ahita ahaguruka yambara masike neza. Arangije yitegereza wa mugabo uri kuri telefone, ahita amukura ya telefone ku gutwi neza mu mahoro, arangije ahita yirukanka. Ubwo umugabo wari uri kuri telefone yarabibonye ko bamwambiye telefone, asubije ubwenge kugira abona ni umujura rwose use yirukanka. Arangije ahita agenda amwiruka ati we hagarara. Ubwo yagiye kwirukanka kuri iyo bag abona bayiziritse. Ubwo umujura yari amaze kugera kure, akomeza kurwana na ya ngufuri kugira ngo afungure bag ye ayigendane. Gusa abonye byanze ayisiga aho ngaho. Arangije atagenda yirukanka ku mujura avuga ati we hagarara wa mujura we hagarara. Ubwo muri ako kanya bakimara kuva aho ngaho, hahise haza undi mukobwa rwose mwiza, ubona ko ari umukobwa utujemo, afite urufunguzo rufungura ya ngufuri. Bigaragara rwose ko yakoranaga na wa mujura wundi wirukanse. Ubwo nta kindi yakoze, yahise afungura ya ngufuri arayifata, arangije afungura ya bag ngo arebemo ikirimo. Ubwo mu kureba yitegereje neza, ikintu cya mbere yazamuye ipompo. Za pompo abantu barwaye asima biyipompa kugira ngo umwuka utabashirana. Niyo umukobwa yahise azamura. Ubwo yahise abitekereza, arangije avuga ati mana yanjye. Ubwo wa mugabo we yari yirukanse kuri wa mujura yanamufashe, ahita amusunika rwose umujura yikubita hasi. Rwose yumva ko yanafashwe, umujura atangiye kureba aho ndi kugira ngo amusubize ibye. Gusa aritegereje neza umugabo yumva ntabwo ameze neza, ahita atangira kwisakasaka mu mifuka. Ubwo yumvise atameze neza abe na gato, umujura nawe ahita ahaguruka. Arangije atangira kubaza wa mugabo ati habaye iki se kandi? Uri kumva unaniwe? Ibyo ni ibiki uri gukora? Niko? Ubwo yamushose akagera ivuga ati kanigendere n'ubundi wasanga ari imitwe uri kunyina. Ubwo yahise yirukanka rwose arigendera asiga wa mugabo aho ngaho. Ahita aza kureba ahandi igikapu cyakisiritse, ahita asanga wa mukobwa namaze kugifungura no gusaka wa mugabo. Arangije avuga ati baby twagiye se? Gusa umukobwa wari utangiye kubitekerezaho, yahise avuga ati no, ndi kubona hasa nkaho hajemo ikibazo. Narebye hano mu kabage ke, gusa nsanzemo umuti w'abarwayi ba sinezite baby, twumva ntabwo namusiga rero ngo tugende. Ubwo umusore byaramucanze nawe ahita avuga ati ubwo se ushatse kuvuga iki baby? Uri guteganya iki? Ubuzima cyangwa gukira? Gusa ko nta byawe banguka ntabwo nagusiga rwose, ngwino tugende. Ubwo yakuriye umukobwa ngo naze bagende. Umukobwa ati no, ntabwo nazi ngo tugende. Ubwo umusore wari ufite ubwoba rwose kuko bari banibye koko, yahise avuga ati ariko ushaka gufungwa noneho ntabwo ari gusa. Ubwo ni iki atari imitwe ari gukoresha kugira ngo abashe kudufata? Nta kuntu waza tukagenda, ngwino tugende. Ubwo umukobwa yarabyanze, arangije amubwira ati ntabwo nagenda ariko urabizi ko uriya muntu ari mu bibazo, uri kumva twabimusigamo? Ubwo umusore yahise amubwira ati baby waje tukigendera, ibyo ngibyo wabiretse uri kureba hari ikintu biturebaho? Ubwo umukobwa yavuze ati ntabwo nagenda, ahita yishikuza uwo musore. Bigaragara ko banakundanaga, banakorana aka kazi k'ubujura. Avuga ati baby tugende. Gusa umukobwa we yarabyanze, yanze kugenda. Avuga ati ntabwo nagenda nzi ko hari umuntu uri mu kangaratete cyangwa se uri mu bibazo, bishobora no kumuviramo kubura ubuzima. Ubwo nta kindi yakoze, nawe yaje yirukanka agana ahandi umugabo yirukanyiye. Arangije koko ahageze aramubona. Ubwo yaje yihuta aramubwira ati hey mva. Ubwo yatangiye kumukubitagura udushyi two ku matama, aramubwira ati byuka kanguka, umeze neza? Kanguka uri kunyumva? Ubwo yaramurebye abona ko umugabo akiri kwinyeganyeza ariko nta kabaraga afite. Arangije amubwira ati umva. Ubwo yakuyemo ka gapompo ke karimo umuti, arangije atangira gupuriza umugabo. Ubwo umugabo disi yaramupurije, ahita atangira kubona umwuka. Disi ahita yongera arahumeka. Ubwo yitegereje neza umukobwa, arambwira turakoze cyane ko mukuru uranabaye, kandi guha umugisha.
ubwo umugabo yarahumetse rwose ariko avuga ati mukuru uranabaye nanibuze ubuzima bwanjye sinzi icyo nakwitura. ubwo umukobwa yahise amubwira ati none se nagufasha guhaguruka? nuko wa mugabo wari uryamye aho ngaho se avuga ati yego nta kibazo wamfasha. umugabo yamaze guhaguruka araje ahita yikangamo aravuga ati niko ibintu byose wabibonye? niko iyi baga ndi kubona ari iyanjye, uyibonye ute ubwiwe n'iki ko ari iyanjye? ubwo umukobwa yahise atangira kurya indimi ariko ahita amubwira ati bosi nari mpagaze iruhande rwawe burya inyuma gato gusa ndebye neza mbona usa nkaho uyisize urirukanka ndavuga ati reka nyifate nyikuzanire. ubwo umugabo yarayifashe ko aceka inzu imbere abona n'ikintu na kimwe cyavuyeho araje avuga ati nukuri urakoze cyane gusa byose byari bitewe n'abajura nari nje nkurikiye rwose bari bantwaye telefone yanjye n'ubundi buriko bayitwaye umujura nari nje nkurikiye bituma nsiga bag yanjye kuko yari yayiziritse. umugabo akabaza avuga ati nukuri muko urakoze cyane kandi Imana iguhe umugisha sinzi icyo nakwitura. ubwo umukobwa nawe wari ufite ubwobamo cyane ko byari buza no kumenyekana wenda ko akorana na wa mugabo yahise avuga ati okay boss nta kibazo rwose nta kibazo mwiteho reka mbe ngiye. ubwo umukobwa yarashinguye kugira ngo agende nuko wa mugabo ahita amukura amubwira ati mva uretse gato. umukobwa yagarutse ubona ko afite ubwoba nuko umugabo nawe amubwira ati ntabwo nshobora kwemera kugenda ubwo uri kumva wagenda gutyo utabaye ubuzima bwanjye? uri kumva nakureka kuko ukagenda nta kintu ngwaye? aho basi reka nguhe amafaranga ugenda ushaka ikintu wiguriramo, ntabwo nakemera kugenda nta kintu nguhaye kandi utabaye ubuzima bwanjye bwari biri mu byago. ubwo umukobwa yitegereje amafaranga y'umugabo arangije amubwira ati no amafaranga ntabwo ari yo nkeneye rwose njye ntabwo meze nk'abandi bakora kugira ngo bahembwe ikibazo rwose yagumane nawe ushaka ikindi kintu yakoreshamo kandi wari ukoze. umukobwa yagize ngo yigendere wa mugabo wari urangamubwira ati no uretse gato basi mubwire sibyo uretse gato urabizi neza urantabaye sibyo utabaye ubuzima bwanjye nta wundi muntu n'umwe wari ubikoze basi yifata ukundi kuntu byemere sibyo niba amafaranga uyanze basi ngwino tujye gusangira ibya nimugoroba hari ikibazo? ubwo umukobwa nabyo yatangiye gusa nkaho ashaka kubyanga gusa umugabo aramubwira ati basi ndakwinginze byemere mwiture sibyo byemere basi ngira icyo mwitura come on. ubwo umukobwa yabitekerejeho neza gusa arangije birangira yemereye umugabo ko bajya gusangira ibya nimugoroba. umugabo nawe arabyishimira araje amubwira turakoze cyane. ubwo rwose umugabo wari utunze amafaranga menshi ari umukire cyane yaremeye atahana na ka gakobwa gusa icyo atarazi nuko yari yikururiye umujura mu rugo rwe gusa umukobwa we ntabwo yari yabimubwiye yari yabimuhishe. umukire nawe rwose yizeye ko yazanye akana nigaje kukitura neza gusa icyo atarazi nuko ari nawe wari ubiri inyuma y'ubujura bwose hamwe n'umukunzi we bakoranaga uwo mwuga w'ubujura. agiye kuzana icyo banywa arangije ari kubaza umukobwa ati wahakunze se hano hantu? umukobwa ati ya nahakunze cyane. umusore ati okay nta kibazo ngaho yimve nkaho uri mu rugo iwawe sibyo? umukobwa yarikanze arangije avuga ati nyine byashoboka ko nshobora kwiyumva ariko ntago. umugabo wese avuga ati no rekera aho ngaho nyine ibyo ugiye kuvuga ndabizi gusa wisanzure urabona ko n'inzu ubwo nayiguze iyawe sibyo? ubyumva nkaho uri mu rugo wisanzure kandi nta kibazo uragira sibyo? yatangiye kumusikira kugira ngo babe banywa ndetse banaserebura ko yatabaye umugabo cyane ko umugabo iyo atabona umutabazi bw'uyu mukobwa bishobora ko yari no gupfa. gusa avuga ati watabaye ubuzima bwanjye niyo mpamvu nanjye ngomba kukwitura. bagize gutya batangira kwinywera umugabo agize gutya avuga ati kajye kuzana n'ibiryo ndi kuva byatunganye ahita ngaruka mu kanya. umukobwa mu gihe ari aho ngaho ategereje ko bazana icyo kurya agiye kureba arebye mu rugi ahita abona wa musheri we ari aho ngaho disi y'abagenzi inyuma araje atamubwira ati baby kingura. ubwo umukobwa yikanzemo araje atangira kumucira amarenga ati genda va aha ngaha. ubwo umusore yagize gutya atangira kwandika mu kirahure amwandikira amagambo amucira amarenga ariko umubwira ati ushaka gufungwa? ubwo umukobwa yahise ahaguruka n'ubwoba bwinshi araje amubwira ati mva nkubwire uje gukora iki hano? niko
ubwo wa musore nawe wari utangiye kwiheba yumva ko umukobwa ashobora kuba agiye kumugambanira, yahise amubwira ati ndabyumva ushobora kuba wahinduye ibitekerezo, gusa ariko nizere ko wapanze imipangu myiza. ubwo umusore yahise asa nk'utangira kumucyurira amubwira ati burya wanze ko tujyana, mushyiriye abakire ibikapu byabo, none ndabona abana kwituye, ndabona baguhaye tipu rwose kandi ifatika. ubwo umukobwa nawe yahise arakara arangije amubwira ati baby uri kuvuga iyihe tipu? ntabwo iyi ari tipu, ntabwo ibi ngibi ari byo nakurikiye. ubwo umusore yahise amubwira ati nta kibazo niba atari byakurikiye rero ndaza kuza mu ijoro hagati uze kuza kumfungurira sibyo, ubundi dushaka ibindi bintu dutwara ubundi twigendere sibyo baby deal. ubwo umukobwa yahise amubwira ati ariko si ubundi uri kumva nabibwirwa n'iki ko wahageze, nta kintu na kimwe cyabinyereka. ubwo umusore yahise amurika telefone aramubwira ati nk'uko ubibona ndaza gushyiramo aramu ariko ni ntoya ifite sound ntoya, gusa ndabizi ko uraza kubyumva, niwumva nyine ako kantu nawe uhita uhaguruka uzinyingurire, turi kumvikana. ubwo umukobwa yari afite n'ubwoba yumva ko bashobora kumufatana n'uyu muntu kandi ari we wibye rwose wa mugabo. ubwo umugabo kuko ko atabamenye ko bakoranaga yatangiye gucungacunga aramubwira ati ariko baby ndabizi neza uriya mugabo arabizi ko nari kumara iri joro ryose ahangaha, ubwo uri kumva ubundi bw'abatari budufate kandi ninjye njyanye n'uri muri iyi nzu uri kumva nta wundi muntu yakeka. ubwo umusore amubwira ati ariko baby byose basi ubikorere njyewe sibyo, ntuze ku ntego, hari ikibazo? sawa bayi naho mu ijoro hagati sawa kandi uze kunyingurira. ubwo umusore yahise agenda asiga umukobwa ngaho rwose byamuyobeye. umukobwa yahise akinga nuko wa mugabo ahita amuturuka inyuma ari kumubwira ati Kate nari nsoje gutegura ibyo kurya waza tukarya, ufite ikihe kibazo se? rero twegera ameza. Kate umeze neza? niki kiri kujya mbere mbwira. ubwo umukobwa yahise azunguza umutwe amubwira ati ntacyo, ibintu byose bimeze sawa nta kibazo. ubwo umugabo yahise amubwira ati okay ntugire ikibazo basi kumbwira sibyo, gusa ndi kubona utameze neza ushatse wambwira. ubwo umukobwa yumvise ko bari kumuhata ibibazo cyane arangije atahimba ikinyoma ako kanya aramubwira ati rero nk'uko uri kubona ahangaha nari buze gusohokana n'umukunzi wanjye, gusa ubu ngubu nawe urabibona ko ndahangaha. ubwo umugabo wari utujemo neza yahise amubwira ati gusa icyo numvise cyo nuko boyfriend wawe ashobora kubona we ari umusazi, gute waba uri hano atazi aho uri kandi mwari busohokane? icya kabiri kandi ndabizi neza ko nta n'ikintu uri bube nuguma ahangaha. umukobwa yahise akomeza amubwira ati ariko ntabwo ari ibintu biraba bigaragaye neza mu bandi. umugabo amubwira ati rwose humura ntugire ikibazo, ndaza gutuma umera neza kandi nta n'ikintu uraba, uri safe sibyo, kandi ibyo ngibyo byirengagize rwose uzo tujye kwirira sibyo, kandi nateguye n'ibintu biryoshye. umugabo yafashe umukobwa ngo bagende bagiye kwirira, gusa umukobwa rwose wari ufite imitima myinshi yagiye ari kureba n'inyuma cyane ko ari kwibaza ibintu byinshi. ubwo byageze mu gicuku hagati kuko ya alarm yashyize muri telefone arayumva, arebye n'amasaha abona arageze. ubwo nta kindi yakoze yagize gutya ahita ahaguruka ava mu buriri bwe arangije ahita ajya gukingura nk'uko yari yabivuganyeho na wa musore. ubwo umusore yahise yinjira aramubwira ati uhisemo neza rwose Kate. ubwo umukobwa yahise yongera arafunga. umusore nawe rwose kwiba ko yabigize umwuga atangira gusakasaka ahantu hose, ahita abona ku mafaranga agenda areba ahantu henshi hatandukanye akantu k'agaciro agatwara. kageze gutyo ageze ahantu ahita atangira kubona utuntu tw'agaciro, ariko se kari nakavuga ati wawe urabona ukuntu duhiriwe di. ubwo umusore yakomeje kugenda avugana na Kate amubwira ati baby ibintu ndi kubona nawe uri kubibona, urabona ukuntu bimeze fresh. ubwo umukobwa wari uhagaze aho ngaho ariko afite n'akajinya ubona ko ari gusa nk'umugambanyi ahise avuga ati uri kumva se ugiye kugenda kandi? ubwo umusore yagize gutya arebye hanze atangira kubona amatara ya polisi arangije avuga ati baby wahamagaye polisi izi mfate? ubwo umukobwa yahise amubwiza ukuri aramubwira ati Max nari ndambiwe kuba mu buzima ntotezwa byitwa nkundana n'umuntu ariko akantuza umwuga wo kwiba, rero icyo njyewe ndi gushaka nuko bahanwa sibyo, wumva agaciro nawe k'ibyo wankoreshaga kandi nshaka rwose kutuza ukande kukanshyira hasi
uri kumva? Ubwo umusore yahise atangira kugenda yegera umukobwa amubwira ati Kate, ariko urabizi impamvu, urabizi ibintu byose sibyo? Ndi umujura mwiza, nta gitugu nkoresha, nta muntu nica, urabizi muri ibintu rwose niturira. Sinzi impamvu ushobora kuba wamamagariye polisi. Umukobwa yahise atangira kumubaza ati ibyo byose si ubundi bikorera iki? Umusore nawe yaramwegereye aramubwira ati Kate, nturiranye ndabizi ko nta muntu n'umwe nizera usibye kuba nakora aka kanya icyo nkubwiye ko nawe urafatwa ntabwo uri bubashe kwiruka. Bwagize gutya umusore ahita azirika umukobwa amuzirikira aho ngaho kugira ngo nawe aze gufatirwa mu cyuho bigaragare ko yibyanira aramubwira ati bye Kate, kanigendere noneho ndebe uwo bari bufate. Ubwo umukobwa bamuzirikiye aho ngaho atanasakuza kugira ngo wa mugabo n'ubundi naza kubyuka araza kwibaza impamvu umukobwa ari aho ngaho bigaragare ko ari we wibye. Ubwo umugabo yahise aza yihuta nawe aramubwira ati nze ngufashe se? Nanjye ndabizi neza noneho nje kugufasha muri aka kanya, urabizi ubwashize ni wowe wamfashije, gusa nanjye bwa nyuma nje kukwitura. Ubwo umugabo yagize gutya tace ka karuwe bamufungishije araje aramubwira ati Charles, basi ndagushimiye. Ubwo umugabo yahise amubwira ati ya ndabizi, ubu muri ako kanya ibintu byose ndabizi, biri kujya mbere ndabizi, cyane ko n'ubundi ngiye nahamagaye polisi mbere y'uko wowe uyihamagara. Ubwo umukobwa byaramutunguye, Disi nawe yari yahamagaye polisi, yari yanayibonye hanze rwose yibwira ko ari we wayihamagaye, gusa umugabo yari yabanje kuyihamagara mbere y'uko umukobwa ahamagara kugira ngo baze bafite wa mugabo. Uyu mugabo ngo ni Charles nawe yari yabanje kuyihamagara. Ubwo umugabo yakomeje kumubwira ati ngiye nayihamagaye mbere y'uko wowe uyihamagara, gusa icyo nari ntegereje ni ukureba ndebe wowe icyo uraza gukora cyangwa se uraza guhitamo kugira ngo nawe menye revo ndagushyiraho. Ubwo wa musore ngo ni Max wari wirukanse asize Kate aziritse yahise agarurwa na polisi rwose, ari aho ngaho bamushyize n'utuboko inyuma, yaje avuga ati boss twamufashe. Nuko wa mugabo ngo ni Charles yahise avuga ati okay murakoze afande. Ubwo polisi yahise amubaza ati n'uwo mukobwa se bari kumwe? Charles yahise avuga ati no ntabwo bari kumwe, uyu nguyu yararengana afande. Ubwo abapolisi barabyumvise ko umukobwa ari kurengana we, arangije afata cya gisambo ngo ni Max ahita amusohora. Ubwo Max yagiye yitegereza umukobwa, gusa polisi ikimutambikana. Nuko Kate ati ariko nanjye nari nagerageje kukwibaho. Ubwo Charles amubwira ati ya nibyo koko, ariko watsinzwe birangira ibyo wari wibye bigaruye, kandi nabonye ko ufite umutima utandukanye n'uw'abandi, cyane ko n'ubundi ibi ngibi wabikora gutishimye, kandi nabibonye n'ubundi kutifuzaga kuba waguma muri ubu buzima, kuko iyo uza kuba ubyifuza ntabwo wari buhamagarire uriya mugabo cyangwa se uriya Max ngo ni Charles wawe, ntabwo wari bumuhamagarire polisi. Rero kubw'iyo mpamvu, kubw'ibyo wankoreye n'ubundi guhera mbere tugihura utabara ubuzima bwanjye, niyo mpamvu nanjye ngiye kuguha impano, sibyo? Ntabwo nakemera ko ujya gufungwa nubwo byitwa ko hari ibyo wafatanyije n'uriya mugabo, ariko njye ntabwo nabikwemerera. Gumana ubwisanzure bwawe, sibyo? Ubwo umukobwa Disi yarishimye yaje atangira kwisetsa avuga ati Charles, ntabwo nzi uburyo nabivuga, ndabizi ibintu byinshi nakoze nari no kubihanirwa, ariko sinzi ukuntu nabigushimiramo. Ni ukuri urakoze cyane Imana iguhe kuba undinze gereza. Umugabo wese amubwira ati humura rwose nanjye warinze ubuzima bwanjye, wandinze urupfu, ntabwo nanjye nakemera kujya gupfira muri gereza, warakoze cyane Kate. Ubwo byarangiye Kate yibereyeho mu buzima busanzwe, umugabo rwose ahita amuha amafaranga menshi kugira ngo amwiture neza yamugiriye nawe, cyane ko n'ubundi yari agiye gupfa n'ibyo yari atunze akabisiga, ariko aravuga ati kubera watabaye ubuzima bwanjye nanjye ndakwitura ikintu gikomeye Kate. Inkuru yacu nuko irangiye, byarangiye Max agiye gufungwa, Charles hamwe na Kate nabo biberaho mu buzima bwiza butuje, bafashanya ndetse baza no kwibera inshuti. Mwakoze cyane kubana nanjye, yari Asaf Obi. Kora like, share na comment niba wabikunze, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.